Igicamunsi cyiza kuri mwebwe mukomeje gukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho uko bukeye n'uko bwije. Reka rero amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko urumogi mu igicamunsi cyiza kuri mwebwe mukomeje gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru tugenda tubagezaho uko bukeye n'uko bwije. Ndabasuhuje. Mu makuru rero tujye kubagezaho, reka tubabwire ko urumogi ari bimwe mu bitemewe byatawe muri gereza 5 zo mu Rwanda. Ubuyobozi bw'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS bwatangaje ko mu bikorwa byo gusaka ibitemewe muri gereza zitandukanye zo mu gihugu batahuye urumogi, telefone, imisemburo, ibyuma n'ibindi byasanzwe muri gereza 5 zo mu gihugu. Amabwiriza agenga amagereza mu Rwanda ateganya ko hakorwa isaka ku bantu bose binjira n'abasohoka kugira ngo harebwe niba nta kintu kitemewe yinjiranye cyangwa se asohokanye muri gereza. Itegeko rigenga RCS ni ukuvuga Rwanda Correction Service ryo mu mwaka wa 2022 riteganya ko umukozi w'umwuga wa RCS afite ububasha bwo gusaka mu igororero no gusaka umuntu wese winjira cyangwa usohoka mu igororero. Isaka risanzwe ku bantu binjiye muri gereza ritangirira ku muryango, abacungagereza basaka akantu ku kandi. Uwinjiye yageramo imbere, naho abagororwa bashinzwe umutekano w'imbere muri gereza bakongera gusuzuma neza niba nta wibeshye mu gusaka. Ingingo ya 21 y'iri tegeko iteganya ko mbere y'uko umuntu yinjira mu igororero harebwa ibintu bye bwite afite bitemewe kwinjiranwa, bikabarurwa bigashyirwa mu nyandiko, hanyuma bigahabwa umukozi wa gereza ushinzwe imibereho, abo bita abasosiyare. Hanyuma rero umuntu ufunzwe n'umuyobozi w'igororero bagashyira umukono cyangwa igikumwe kuri iyo nyandiko. Ibintu biba bishobora kubikwa aho ngaho ni nka telefone, abantu baba barafatanwe, indangamuntu, amafaranga n'ibindi bikoresho bikenerwa buri munsi umuntu ufunzwe atemerewe. Igika cya 2 cy'ingingo cyo giteganya ko ubuyobozi bw'igororero bugena ahantu habikwa ibintu bitemewe kwinjizwa mu igororero, bidashobora kubikwa bigasubizwa umuryango w'umuntu ufunzwe cyangwa bikabikwa n'ubuyobozi bw'igororero mu gihe nta muryango afite. Mu isaka rusange ryabaye rero mu mpera z'iki cyumweru tariki ya 16 Ugushyingo 2024 mu magororero 5 ya RCS hagamijwe gusohoramo ibitemewe byose byaba hafatiwemo birimo urumogi. Hanyuma amagororero yasatswe akaba ari Rwamagana, Muhanga, Huye, Nyamagabe na Bugesera. Mu butumwa bwashyizwe kuri konte ya X, ni ukuvuga yahoze yitwa Twitter, RCS ivuga ko mu gusaka ibitemewe byabonetse muri ayo magororero harimo urumogi, telefone, inzoga z'inkorano, umusemburo wa pakimaya, ibyuma by'ibicurano n'ibindi. Umusemburo wifashishwa rero mu gukora inzoga z'inkorano, ndetse abazenga baba bagamije kuzigurisha bagenzi babo bari imbere muri gereza, naho telefone zigakoreshwa mu guhamagara mu buryo butemewe burimo n'ubutekamutwe. Gusa ufatanwa urumogi cyangwa ibindi biyobyabwenge we bishobora kuba byamuviramo impamvu ituma ashyikirizwa ubugenzacyaha agakorerwa ikindi kirego kijyanye n'ibiyobyabwenge yafatanywe muri gereza. Wakwibaza uti se ibi bintu ni gute bigera muri gereza mu gihe baba basatswe bikomeye nk'uko twabonye haruguru? Ariko ntabwo turi buvuge byose, kuko mu gukora ubusesenguzi kuri iyi nkuru ngira ngo ku bantu babaye cyangwa se bageze muri gereza haba hari abacungagereza kenshi mu bintu byinjira nibo babigiramo uruhare. Ibindi bikinjizwa rero n'abantu bajya ku makipe, baba bagiye ku makipe, aba nabo bagira uruhare mu kwinjiza ibintu bitemewe, ariko nanone babifashijwemo n'abacungagereza baba bajyanye aho ngaho hanze mu bikorwa bakora by'amaboko hanze. Ngira ngo abayemo hari terime ihari izwi cyane ikoreshwa n'abantu binjiza ibitemewe mu buryo butemewe,
aha ngaha hari terime yo gupakira ndetse no gupakurura. Aya rero ni amagambo akoreshwa ku byaha bikorerwa muri gereza bishobora no kuviramo ufunze gukurikiranwa n'inkiko ku cyaha yakoze kikiyongera ku cyo asanzwe afungiye. Gupakira rero bikorwa n'abagororwa cyangwa imfungwa binjiza ibitemewe muri gereza byiganjemo ibiyobyabwenge, iyo misemburo ya pakimaya, amatelefone n'ibindi. Ibi rero bikaba bikorwa mu rwego rwo guhisha ibiyobyabwenge imfungwa n'abagororwa basohotse gereza bashobora kubona mu buryo bw'ibanga ibitemewe muri gereza bakabyinjizamo. Babishyira mu masashe, uburyo bikorwa babishyira mu masashe barangiza bakabitsindagira mu myanya ndangagitsina yabo cyangwa mu kibuno kuko hatapfa kubonwa na buri wese ubasaka mbere yo kongera kwinjira muri gereza. Icyo gihe rero haba habayeho icyo bita gupakira umuzigo. Gupakurura umuzigo rero ni igihe imfungwa cyangwa se abagororwa bagejeje ibyo binjije iwabo maze hakabaho gukurura bya bifurumba by'ibyo bapakiye mu myanya ndangagitsina cyangwa se mu kibuno bagatangira kubicuruza imbere muri gereza cyangwa se kubikoresha. Gupakira no gupakurura rero bikorwa n'abantu babyiyemeje ndetse badatinya ingaruka bahuramo nazo, zaba iz'uburwayi bujyanye no kwangirika kw'imyanya y'umubiri babipakiramo bakanabipakurura, cyangwa se gutahurwaho ibyo binjije bishobora no kubakurura izindi dosiye z'ibyaha nk'uko twabivuze haruguru, kuko ibi byaha bikomeye nabyo bishobora gutuma ufatirwa indi myanzuro cyangwa se uburana urundi rubanza mu gihe n'urwakatiwe narwo utararusoza. Abandi bagira uruhare ni abacungagereza, nk'igihe muba mufitanye amasano cyangwa se hari ikintu uba wamugeneye kugira ngo winjize cya kintu, cyane nka telefone, noneho avuga ati wowe nzayikwinjiriza igihe runaka, kubera ko baba bafite uburenganzira ku mfungwa n'abagororwa bari muri gereza mo imbere, akaba yamuhamagara akayimuha cyangwa se akayimwinjiriza, bikagenda gutyo bitewe n'ibyo aba yamwemereye. Ibindi ni uburyo ki amayeri cyangwa se akoreshwa n'umufungwa umusuye ashobora kumuzanira ibintu yapfunyitse cyane akabishyira mu byo yamugemuriye, ariko ku buryo utasaka buri kantu na buri nguni ngo bivemo, noneho wa muntu amayeri yakoresheje akaba ashobora kumuhira, bya bintu bikaba byakwinjira abacungagereza cyangwa se abashinzwe gusaka batarabibona, bityo bikaba byagera muri gereza. Ikindi, impamvu bakunda telefone itabura muri gereza ni uko telefone ari igikoresho cy'ikoranabuhanga kandi gikunze gutunga abantu benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse hari n'ingero zagiye zigaragara ko hari abacungagereza cyangwa se abafunzwe bakoresha telefone mu buryo bw'ubutekamutwe ndetse no gutuburira abantu. Ngira ngo mu ikinyamakuru Intego News cyanditse inkuru muri 2019 kivuga ko hari ubucuruzi bukoreshwa telefone kandi bukorerwa muri gereza, kandi abacungagereza nabo bakaba bafitemo inyungu cyangwa se babigiramo uruhare. Mu magereza yo mu Rwanda hari ubucuruzi butemewe bukoresheje telefone, ubu ngubu bukaba bufitiye inyungu abacungagereza, abayobozi babo n'abashinzwe umutekano. Amakuru rero iki kinyamakuru Intego News gifite cyangwa se cyabonye muri uyu mwaka, avuga ko abaturage bakorana n'abacungagereza binyuze mu mfungwa zishinzwe umutekano wa ngenzi zabo, hanyuma amatelefone akinjizwa imbere muri gereza, kandi akaba ari nayo ntangiriro y'ubucuruzi. Witwa Bigirimana Leonard ni amazina atari ay'ukuri iki kinyamakuru cyahaye uyu muntu wahoze afungiye muri gereza ya Nyarugenge. Avuga ko abagororwa bihitiramo kuvugira kuri bene izo telefone zitazwi n'ubuyobozi bwa gereza nubwo aribwo buhenze. Akomeza asobanura ko kohereza amafaranga 10,000 muri gereza bishyura 3,500 bya serivisi, ubwo ugasigarana 6,500 aba yasigaye. Nyamara iyo umugororwa asurishijwe amafaranga mu buryo bwemewe nta kiguzi asabwa. Ku mpamvu zibitera kandi iki kinyamakuru cyavuganye n'umugororwa witwa Kaberuka, agira ati ubwo buryo babuhitamo kuko babasha guhabwa amafaranga mu ntoki mu gihe ayanyuzwa mu nzira zemewe avunjwamo ibicuruzwa bitandukanye bigurishwa imbere muri gereza. Kubona amafaranga mu ntoki rero bituma babasha guhamagara hanze no kwikemurira utubazo nko kugura ibyo kurya ku bagemurirwa, ariko ubuyobozi bwa gereza butabizi. Ubucuruzi bukorwa n'abacungagereza rero mu matelefone. Aya makuru akaba ngo barayahawe n'abantu bafite imwe mu miryango yabo ifunzwe. Avuga ko bamwe mu bacungagereza
abacungagereza bakora ubucuruzi bukaze kandi bwunguka. Ubwo bucuruzi rero bukaba bukorerwa ku matelefone yabo, aho boherereza abagororwa amafaranga binyuze kuri serivisi za mobile money cyangwa Tigo Cash. Inyungu nini ngo rero ihabwa umucungagereza wabafashije, nawe akagira icyo arebera afande mukuru, ngo niko babyita. Aya makuru kandi akavuga ko muri gereza hagaragaramo ibikorwa bya ruswa, ngo bamwe mu bayobozi bakuru bakorana n'abacungagereza bato kugira ngo batoneshe abagororwa ndetse banaborohereza ubuzima, abo nabo bagatanga amafaranga kugira ngo basunike iminsi. Ikindi kiba muri gereza, ubucakara, ubujura n'ubutinganyi nabwo bugenda bugaragara, aho abenshi mu bagororwa bakennye cyane, ariko ngo abafite amafaranga bagakoresha abatayafite ndetse bakanabahemba. Bivuze ko rero muri gereza nubwo nta mafaranga yemerewe kwinjira, ko serivisi zaho zikorwa si ubuntu, ziragurwa. Kandi noneho ni ukuvuga ngo ubuzima burakomeza. Niba wari umuyobozi, komeza kuyobora. Niba wari ugombaga kuba warya ibiryo byawe byihariye, komeza kubirya. Niba wari ufite abakozi, komeza kubagira, kandi bakava muri ba bandi bafunzwe. Ngo bashobora rero n'ubundi kubasaba kuryamana kw'abahuje ibitsina kugira ngo babahe ku mafaranga yo gutelefona cyangwa no kugura utundi dukoresho tw'ibanze, cyangwa se hari n'abashaka uburyo biba ayo mafaranga cyangwa bakanakora ibikorwa by'urugomo bagambiriye kubona amafaranga, nk'uko uyu Kaberuka ufunze yagiye abigarukaho abibwira iki gitangazamakuru. Aha umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa SSP Hilary Sengabo niwe wari umuyobozi icyo gihe, mu kiganiro yagiranye n'iki gitangazamakuru kwa 28 Kamena 2019, yavuze ko muri gereza abantu bemerewe gusurishwa amafaranga. Kuba umuntu rero yabona amafaranga yo kugura ikarita abona atari igitangaza mu gihe akeneye guhamagara mu buryo bwemewe. Ikindi kandi ni uko abantu badashobora kubona amafaranga yo guhamagara muri gereza baba bazi n'ibyiciro by'ubudehe baturukamo cyangwa ari impamvu yihutirwa. Iyo bagize ikibazo barabivuga bagafashwa n'ubuyobozi bwa gereza. Bashobora no gukoresha WhatsApp, Facebook na Twitter. Muri iki gihe rero SSP Sengabo yabwiye iki gitangazamakuru ko bitemewe gukoresha imbuga nkoranyambaga, nyamara abantu batandukanye bafunze bagiye bagaragara ko bakoresha Facebook, Twitter ndetse na WhatsApp. Bituma abantu bemeza ko bamwe mu bagororwa batunze telefone muri gereza, nk'uko bahabaye nabo babyemeza. Amakuru nanone iki kinyamakuru Intego News cyahawe n'abagororwa bafungiye mu magereza atandukanye kandi batifuje gutangaza amazina yabo kubera umutekano wabo, bemeje ko ku bufatanye na bamwe mu bacungagereza izi mbuga nkoranyambaga, ni ukuvuga social media, zikoreshwa muri gereza. Icyakora ngo byo bihenze kurusha guhamagara, ngo ndetse umuntu ashobora no kwandikira mwene wabo uri hanze y'u Rwanda. Hanyuma uwatanze aya makuru avuga ko iyo bakubonye bakumera nabi, ariko ngo hari igihe uwagufashije kuyinjiza akuburira mbere y'uko batangira gusaka. Abacungagereza rero bafatiwe mu bucuruzi muri gereza, abacungagereza bafatiwe muri ubwo bucuruzi barabihanirwa. SSP Sengabo we avuga ko abacungagereza batari abere bose, aho yagize ati ntimujya mutega amatwi na radiyo Rwanda, inama ya minisitiri ikaranye abacungagereza. Ati ni ukubera amakosa nk'ayo cyangwa se uburangare nk'ubwo bwose buba bwabaye. Agashimangira ko rero abafatiwe muri ibyo bikorwa batemerewe gukora muri gereza bahanwa by'intangarugero. Cyakora abajijwe niba ariyo mpamvu yatumye bashyiraho telefone ku buryo bw'umwimerere kugira ngo izinjizwa muri gereza rwihishwa zigabanuke, Sengabo yavuze ko atari yo mpamvu, gusa avuga ko bishobora gufasha no kugabanya abazinjizaga mu buryo butemewe, uretse kandi ko iyo babimenye barazisaka kandi bakazifata, ari nabyo byabaye mu mpera z'iki cyumweru. Ubundi ikindi uburyo bwari buteganije mbere kwari ukwandikira imiryango yabo hakoreshejwe impapuro, gereza igasinyaho, hanyuma izo mpapuro zikajya mu miryango. Ariko guhamagara muri gereza byo birahenze, aho umugororwa wo mu Rwanda guhamagara bimusaba amafaranga 500 iyo uvuze rimwe, nk'uko SSP Hilary Sengabo abivuga. Amafaranga 500 rero agahabwa iminota 150 kuri MTN, ariko uwo nguwo aba afite uburenganzira bwo kuyavugiraho agashiramo.
ariko amakuru ava mu bagororwa akavuga ko bahabwa iminota mike cyane yo kuvuga, ndetse bavuga ko ikarita imwe ya 500 ishobora kuvugirwaho n'abantu benshi kandi bose bishyuye, cyane ko amakuru ava muri serivisi za MTN agaragaza ko umuntu uguze ikarita y'amafaranga 500 ahabwa iminota 150. Urumva rero nta mugororwa ahabwa iminota 150 yose, ni ukuvuga ni hafi isaha n'igice ari kuri telefone, hafi amasaha 2 n'igice ari kuri telefone, ntabwo byakunda. Byibuze abagororwa bagera kuri 60 barara bahamagaye imiryango yabo buri munsi muri gereza ya Nyarugenge iri mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge, ariko n'andi magereza yo mu Rwanda yose uko ari 13 biremewe gukoresha telefone zigendanwa buri munsi. Buri mugororwa rero yemerewe guhamagara, nubwo abagororwa bemerewe guhamagara, ariko banitotombera ko bisaba iminsi kugira ngo ahamagare ko bagomba gukoresha telefone. Bati mwiyandika ku rupapuro mukazategereza ko babahamagara, ariko umuvugizi w'amagereza avuga ko baba bagomba kubanza kubwira umucungagereza ubakira uwo bagiye guhamagara n'isano bafitanye, kandi bakabanza kubisinyira. Naho ku bijyanye n'impungenge z'uko bashobora kwica amaperereza mu gihe batarakatirwa n'inkiko, cyangwa niba uwo yanditse ko agiye kuvugisha aba ari we koko, avuga ko nimero zahamagawe zandikwa mu gihe bigaragaye ko atari uwo yavuze, ashobora no gukurikiranwa mu rukiko, cyane ko ku bantu bashobora kujijisha bagahamagara itangazamakuru. Ati kubeshya inzego za leta ni icyaha. Gusa SSP Sengabo avuga ko hakenewe ubufatanye n'abaturage mu gukumira ibyaha. Kuvugana n'umuntu ufunze mu buryo butemewe asobanura ko ari ubufatanyacyaha kandi ko ushobora gukurikiranwa, akabagira inama yo kugaragaza ubahamagaye ari muri gereza, dore ko hari n'ababikora. Nimero zikoreshwa rero ngo biragoye kuzimenya, ariko ubwo iki kinyamakuru cyavuganaga n'umuvugizi wa gereza cyamusabye ko yatanga nimero zikoreshwa mu guhamagara abagororwa, ariko avuga ko muri gereza ya Nyarugenge bakoresha nimero enye kuko ariho hari abantu benshi cyane. Mu zindi gereza ho ngo bakoresha imwe, ariko yavuze ko byagora kuzibona, ariko ashimangira ko zanditse kuri RCS nk'urwego rushinzwe amagereza. Sengabo rero ubwo yari mu biganiro yagerageje guhamagara ahabwa nimero 2 zikoreshwa, ariko asaba kutazitangaza kuko ubusanzwe zidahamagarwa, ahubwo ko zo zihamagara nyine kugira ngo zivugishe abo baturage. Hanyuma rero amakuru yo guhamagara ubundi ntabwo azwi n'abanyarwanda benshi. Mu baturage batungurwa no kwitaba telefone zabo bagasanga ni abantu bafunze babahamagaye, kandi bakabahamagaza nimero zitandukanye za MTN cyangwa Tigo. Umuturage umwe rero yatangarije iki gitangazamakuru avuga ati